umuntu ugushije ishyano akaba atazi ishyano agushije, umuntu uri mu ngorane akaba atazi ingorane arimo. Bantu mu nyumva biraruhije kugira ngo azakire. Imana iravuga, ivugana n'abayo, ifite uko ibatuma, ifite uko ibabwira, kandi ifite uko ibitaho. Mwavukiye ahantu habi, mwavukiye ahantu habi. Abantu bavukiye ahantu habi bagendera ku byo basanze, benshi babijyamo batanabizi. Idini cyangwa se itorero urivukiyemo ukarivukiramo rwose n'uburenganzira bwawe, ugasanga ryarashyizeho gahunda yaryo, ibitabo byaryo. Kubera kwiga ibyo bintu no kubibamo ibyashyizweho n'amadini cyangwa se n'amatorero, bakagendera kuri uwo murongo wa kanuni za kanisa cyangwa se wa gahunda z'itorero, kenshi na kenshi ziterekeza abantu cyane ku Mana, ahubwo zibatoza kuba abakozi b'amatorero cyane kuruta gukorera Imana no kuba mu by'Imana. Ibyo byishe ubwenge bw'abantu benshi 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 benshi, nongereho ngo benshi cyane. Umuntu arakubwira ngo iri niryo dini data na mama bavukiyemo, nanjye niryo navukiye. Munyumvira, ni munyumvire. Ngo none se ngo abantu bangana batya babasha kurimbuka koko? Ibyo bintu birashoboka? Niko ijuru mwe muraryita iki? Bari kuriramo, baba abakozi baryo, barimereramo imvi, bapfuye rirabashingura, bazabyuka mu zuko wa kabiri bajya kurimbuka, kuko bizi bibica ubwenge. Ntabwo ari abantu bose mubona bahurura ku isabato, bagahurura ku cyumweru, bagahurura ku ijuma, uwo mwanda wose ngo Imana izawujyanamo. Oya, ni mwemere mupfe, ni mwebwe mwizizi. Ngaha ho buri muntu wese akagombye gutekereza, uhagarara imbere y'abantu akabigisha ibitajyanye no guhinduka. Banyamatorero, banyamadini, mugushije ishyano. Bariya abantu twitegereza bari ku isi tukabona umugabane munini ni wa Satani, ibitekerezo byabo tukabona niwe ubitegeka, amateraniro menshi niwe uyayobora, ibiterane baba bibwira ngo nuguguhimbaza, barimo kuramya Satani batabizi. Buriya hari uzabasha kurokoka mu isi? Byo mwita ubuhamya sibwo. Nimutanga ubuhamya bw'ukuntu Imana irimo kugenda ikora ibitangaza mu mitima yanyu. ADPR nuzuzwa umwuka, ndashima Imana, sinasengaga ubu ndasenga. Uramaze umudventiste munsi wa karindwi, nkomeza amategeko, nubahiriza ibi nibi. Ururiye umwadepere se ugira ngo amudventiste munsi wa karindwi we ntirukuriye gukangisha ngo umwadepere ngo umudventiste munsi wa karindwi. Ibyo ntibizakurenza na santimetero imuva hasi ngo urazamuka ujya mu bwami bwo mw'ijuru, ntibishoboka. Ndi umugaturika, soma rozari, niyambaza abatagatifu, mbisubiramo inshuro nyinshi. Mwashyize abantu mu biha, mwarabarindagije, baririrwa mu bintu bidahuje no kuri kw'ijambo ry'Imana. Iyi shapuru uzayivuga inshuro 15, umva icyo gihano ubwacyo cyonyine. Barakubesha ngo iyi nzu yawe utuyemo ni akaruri, nta nubwo isiza sima, ngo umunsi umwe uzabyuka ngo usange yahindutse, ngo inzu iriho zahabu, ngo inzu ngo y'igitangaza, ngo abantu bose bayigende muri Zion Temple, ndi muri Restoration Church, ndi wo muri Beteli, nsengera muri Nazareti, ndi muri Nayoti, ndi muri Eglise Vivante, ndi muri Baptiste, ndi muri Baptiste du 7e jour. Icyo urimo cyose se mwebwe sa madini yanyu muzarundumukira hamwe, muzapfira hamwe pe, kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkene, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa. Iri jambo utazi. Imbwa ikina n'imbeba, ngo nuko imbwa yibwira gutya, ngo imbeba nayo yibwira uko. Abantu bagaseka ugabona urusengero rwose rwakwenkwenuye. Ibyo bijye bikwereka ngo dore uriya muntu uhagaze imbere y'abantu nibihohote, bizeru mu by'umwuka, ntacyo afite cyo kubwira abantu, ari mu bitekerezo kuko nawe agaragara. Mariya ntacyo azakumarira utakimariye, nta na kimwe. Buda ntacyo azakumarira, nta n'undi wese wagira icyo akumarira ku bijyanye n'agakiza k'umuntu. None abantu baracyarindagizwa n'amadini, nta muntu n'umwe ubigizemo uruhare, n'uburyo bagomba kuyegera kugira ngo ukemure ibibazo byayo, n'uburyo bagomba gusanga Imana. Igihe cyari kigeze kugira ngo abantu basobanukirwe. Abantu baribeshya, n'ijuru batekereza barimo kurirota. Mbega kurota ku manywa y'ihangu, mbega kurota igihe kitari cyo kurota. Turabashuhuje. Uyu ni wa mwanya mwiza, wa mwanya w'ingenzi mutegereje ubwo mwumvamo ikiganiro kwihana no kubabarirwa ibyaha, aho tugeze mu byahishuriwe Yohana igice cya 3 uhereye ku murongo wa 14 kugeza ku wa 22 batubwira ibyitoro ry'Irawodokiya. Reka mbere ko dutangira ikiganiro cyacu tubanze twiragize Imana, noneho tubone kujya mbere. Turagushimye Mana ikomeye, turaguhimbaje Mana ifite ububasha n'ubushobozi, tugushimira urukundo rwawe rukomeye ari rwo rutubeshaho muri iki gihe.
impamvu nta yindi, kugira neza, gukiranuka, gutungana no kubonera bikuranga, nibyo bituma twihanganira kugeza none, izina ryawe ryera rishimwe. Turagusaba rero kugira ngo iki kiganiro kigiye gutambuka kiyoborwe n'ijuru, buri muntu wese ugitega amatwi cyangwa se uzagitega amatwi n'ikindi gihe azakuremo ibyo wifuza kugira ngo umugezeho, twese tukubonereho umugisha mu izina ryiza rya Yesu, amen. Reka tuganire dusubiye mu byahishuwe Yohana igice cya 3 duhere ku murongo wa 14, ahari urwandiko rwandikiwe abitorero ry'Irawudikiya. Hari amagambo akomeye buri muntu wese akwiye kwitaho kandi akazirikana. Ayo magambo akubiyemo umuburo, akubiyemo gucyaha, akubiyemo no kwerura no kugaragaza ubuhanya, ubugoryi, ubucucu abantu bariho mu gihe cy'imperuka barimo, kandi bakaba barimo bakirimo batabizi. Duhere kuri umurongo wa 15. Nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire. Iyaba wari ukonje cyangwa wari ubize, nuko rero kuko uri akazuyazi udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Umurongo wa 17. Nta mpamvu yuko kurukwa igaragazwa usibye iyi ngiyi: ubu bwiyemezi, ubu bwirasi, uku kwishongora no kwigira icyo utari cyo. Yesu aravuga aya magambo ngo kuko uvuga uti ndi umukire. Mwumva impamvu yo kurukwa. Reka wenda nsubire ku murongo wa 16. Nuko rero kuko uri akazuyazi udakonje ntubire, ngiye kukuruka. 17. Kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa. 18. Dore ndakugira inama, ungureho izaba yatunganijwe mu ruganda, ngo ubone kuba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare, isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho n'umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. 19. Abo nkunda bose ndabacyaha nkabahana ibihano. Nuko rero gira umwete wihane. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjirwe dusangire. Ayo ni amagambo akomeye, ni amagambo y'ingenzi. Ku murongo wa 19 w'iki gice hatweruriye ko icyo Yesu akorera bakunda. Usibye naho ngaho ku murongo wa 15, nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire. Iyaba wari ukonje cyangwa wari ubize, nuko rero kuko uri akazuyazi udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkennye. Reka wenda duse naho dutinda kuri ijambo rikurikiraho ngo utazi. Kuba mu kibazo utabizi. Ndi umukire, ndatunze, ndatunganiwe, ntacyo nkennye. Bibiliya ngo utazi. Utazi kuri umutindi wo kubabarirwa, si nibyo gusa, wambaye ubusa. Aya magambo yavuzweho mu minsi ishize. Reka ngusabe ukurikire, wibaze, utekereze. Umuntu uri mu bibazo atabizi, umuntu ugushije ishyano akaba atazi ishyano agushije, umuntu uri mu ngorane akaba atazi ingorane arimo, uwo nguwo bantu mu nyumva biraruhije kugira ngo azakire. Biraruhije kugira ngo umuntu azakire atazi ikibazo afite. Kimwe mu bintu bifasha abantu, iyo batangiye kumva hari ikitagenda mu mibiri yabo, barihuta bakagenda bagasanga abaganga, bakabatekerereza ikibazo cy'ukuntu bumva batameze neza, bakababwira uburwayi bafite n'uburyo bwakira. Muganga akababwira uburwayi bafite n'uburyo bwakira. No mu buzima bwa gikirisitu nuko biteye. Impamvu si ibyo wivurugutamo, impamvu si uko wibonye mu mafuta ya naya, impamvu cyangwa se ikibazo ntabwo ari uko witwaye uko witwara uko, oya, ahubwo ikibazo ni uko utazi ikibazo ufite. Ikibazo nyamukuru ni uko utazi ingorane n'ishyano ugushije. Hari umuganga ukomeye rero, uyu urimo gutanga inama hano, arasaba abantu bose ngo mwese abarushye n'abaremere n'umusange ndabaruhura. Hari icyo mbasaba, hari icyo mbingingira,
n'ugusanga uwo wenyine niwe ubasha kugaragaza uburwayi bw'umuntu. Uzi kugira ngo umuntu yihandagaze akavuga ngo genda Nyagasani turabanyabyaha tubabarire, wabibwiwe nande? Ninde wabikubwiye kuri umunyabyaha? Sanga Yesu musaba ati Nyagasani nyereka ububi bwanjye, nyereka ibyaha byanjye, maze urebe ukuntu akwereka kuri umunyabyaha. Abo yabyeretse bakagira amahirwe, bakamuboneraho umugisha kubwo kuba imbere y'Imana, bakiyunga nayo. Hari icyo basabwa. Icyo basabwa ni iki? Turasabwa kumuhora imbere. Nitwiyiringira tukumva ko hari icyo turi cyo, ngurwo urupfu rwacu. Umukiranutsi nahindukira akava mu kiranutsi bwe, agakora ibyangwa n'Uwiteka, niko Ezekiel avuga, azafatwa nk'ari nta murimo wo gukiranuka mu buzima bwe bwose yigeze akora. Azafatwa nk'ari nta cyiza na kimwe, nta cyo gukiranuka n'iki mu buzima bwe bwose yigeze akora. Ayo magambo murayumva neza? Reka duse naho dusubiye inyuma gatoya, twinjiremo neza. Twabonye iby'aba abantu barimo, iby'abangaba barimo, abatuvuga bo muri iki gihe cya nyuma. Tubona ibyo barimo, ibyo bakora, ibyo abantu bavuga, imyitwarire yabo. Ibyo byose uyu munsi birimo gushyirwa ku munzani, birimo gusuzumanwa ubwitonzi, kuko imbere y'Imana nta wakwigira mwiza kandi ari mubi. Ibyo ntibibaho, ntibizanabaho. Uzajijisha Nikora, uzajijisha abandi, ariko Imana ntabwo uzayijijisha. Ntuzigire mwiza kandi utari mwiza, ahubwo uri mubi. Ikindi kandi nanababwira, nta n'uwakwigira muba ari mwiza ngo bishoboke. Mutese ko hari abantu tubona bava mu by'Imana. Pawulo aravuga ngo n'ubundi ntabwo bari abacu. Muzitondere icyo kintu rero. Mwari mwabona umuntu yananiwe kurya, akananirwa kuryama, akabura amahoro no gutuza, akabura ibyishimo n'umunezero kubera ibibi yagiyemo? Nganga iyo rero igitanga itandukaniro hagati y'Uwimana n'utari Uwimana. Umuntu akananirwa kurya, akananirwa kuryama, akabura amahoro, ntatuze, ibyishimo bikayoyoka, umunezero ukagenda, isi ikamubera umwaku bitewe n'amafuti yisanzemo, yagiyemo. Kuko asanzwe ari Uwimana, ari mu biganza by'Imana, amahoro akayabura mpaka asubiye kuri wa wundi utanga gukiranuka, wa wundi weza, wa wundi ushyira abantu ku murongo. Reka mbabwire rero, abifata uko batari, bakitwara uko badakwiye kwitwara, mbabwire muzakomeze mukinisha icyo kintu, aho muzisanga hazaba habi cyane. Mu gihugu kimwe habaye impinduka z'ubutegetsi, cyayoborwaga n'abami. Kera iyo umwami yajyagaho, kenshi na kenshi avanyeho undi, atari ubwumvikane bwabayeho ngo aturutse muri uwo muryango, yarimburaga basanze mu butegetsi bose, akimika abe, agashyiraho abe. Icyo gihugu ntiriwe mvuga izina ryacyo. Umwami yagiyeho, amaze kujyaho, icyo yakoze ni iki? Yahereye ku mwami yasanze wategekaga, aramwica, yica umugore we, yica abana, yica mu muryango we kugira ngo atazamugira umusimbura. Hasigara akana kamwe kari kakiri gatoya. Ako kana, bamwe mu bikomangoma byabaga ibwami, umwe aragahungisha, akajyana kure, agashyira mu giturage, ahantu ntawe uzakeka ko hari umwana w'umwami wahajya. Akana kaba muri icyo giturage, mu bantu basa nabi, mu bantu basukuntu, mu bantu batagira isuku, mu bantu badasobanutse. Ako kana, usibye ubwigunge kabaga karimo kuko kapfushije ababyeyi, hari ibyo abana bakoraga we ntabigemo, ibyo bakoze we ntabigemo. Bamubaza ati se wa mwana we kuki udashaka kugira ngo witware nk'abandi? Akababwira ngo impamvu nuko genda umwana w'umwami, hari ibyo umwana w'umwami atagomba gukora. Ndabwira abantu bahawe amahoro n'Imana, bahinduwe n'Imana, uyu munsi bakaba ari abagabo bo guhamya icyo Uwiteka akoze mu bugingo bwabo.
ntabwo ndimo kuvuga indindagire zitazi icyerekezo, zitazi iyo zijya n'iyo ziva. Ntabwo ndimo kuvuga abantu bihaye amahoro batayakuye kuwiteka. Ndavuga abana b'Imana banditse mu gitabo cy'ubugingo, imitima yabo amahoro bafite, umunezero, ibyishimo. Iby'Abagalatiya avuga ngo umutima umeze utyo, umwuka bafite wabahinduye, bene uwo mutima utabasha gucirwa witeka. Abo ndimo kuvuga mu nyumve neza. Igihe kirageze cyo kugira ngo twitegure gutaha. Ubwo igihe kigeze twiyambura ikintu icyo ari cyo cyose kitwizingiraho kitari cyiza. Nta mahoro y'abanyabyaha rero. Iryo ni ihame nta n'uwarihindura. Nta mahoro y'abanyabyaha. Abafite umwuka w'Imana ubayobora, akabayobora, azababuriza amahoro mu bibi barimo mpaka bagiye bagasanga uwiteka, wa wundi wababariye ibyaha bakoze. Bityo rero nta wakwigira mwiza ntibishoboka, Yesu niwe uhindura. Ikindi, ntabwo wakwigira mwiza kandi uri mubi ngo bishoboke. Nta nubwo wagerageza kwigira mubi uri mu biganza bya shobuja by'Imana ihindura, nabyo ngo bizagushobokera. Ejo bundi nari ahantu ndi mu biro, ndeba hepfo ahantu hari ikibaya, mbona umuntu urimo kuhagira ingurube. Yayitsirimye pe, amenaho indobo ya mbere, ameraho ya kabiri, ingurube iratuza, arayuhagira, arayitunganya. Reka rero mbibiri ibanga. Ububi bwayo ntibujya bugaragarira mu kwivuruguta muri biriya byondo, oya, ahubwo imbere hayo niho habi hayitera kumera kuriya. Burya rero mbabwire, ingurube ubwayo nubwo wayuhagira ute, amavuta meza wayisiga, parufe ihumurite wayitera, uba ukora ubusa, kuko nta kibazo na kimwe mu bibazo ingurube ifite kiba gikemutse, kuko mu kanya gato izakwereka aho yongera kubera ingurube. Muti ku cyamagambo arimo kuvugwa twumva akomeye, tutazi n'icyerekezo cy'icyo dushaka kuvugamo cyangwa twishaka kuvugwa. Mu byigisho byabanje hari ibintu byinshi twakomojeho. Twaguye ko ibyo turimo byose rimwe na rimwe tubyita imikino, tukabikora nta kibazo, tukigiramo nta ngorane. Rimwe na rimwe umutima ugakubita tugafunga umwuka. Ijuru bwaryo ririmo kubikurikirana. Mwibukire ijambo turimo kwiga rivuga ngo kuba mu kaga, kuba mu ngorane utazi kuyirimo, kuba mu kaga utazi kuyirimo kukarimo, kuba mu bibazo utazi kubirimo. Reka babwire, ijuru ririmo gukurikirana ibyacu, rirabisuzumana ubwitonzi. Ubasha kuba ubyumva neza cyangwa utabyemera, ukaba unatsemba ngo yewe ntabwo ari ukuri. Ibyo birakureba, nge ntabwo bindeba. Ariko icyo nzi cyo, uko utumva ibintu kwawe, kutabisobanukirwa cyangwa se kubihakana, ntibibuza iby'agaciro gukomeza kuba iby'agaciro. Sinigeze mbona n'umunsi n'umwe banki nkuru y'igihugu ihagarika gukora inoti za 5 ngo nuko hari abantu bakora inoti z'amapiratano zidasobanutse, zitarizo. Ntabwo bigeze bahagarika, kuko ibyo bikwangara igihe cyabyo kirarangira, ba nyirabyo bakanafatwa. Nubwo batafatwa bagakomeza bakabikora, ariko ntibyigeze biteza agaciro amafaranga akozwe na banki y'igihugu. Kuba abantu batakwemera ko turi mu gihe cyo gusuzumwa ibyacu byose birimo gukurikiranwa, kuba abantu batakwemera ko uyu munsi ibyo abantu bakora, ibyo babama, ibyo bavuga, ibyo bagambira, ibyo bararikira, byose ijuru ririmo kubyitaho. Bamwe batereka ntabwo tubyumva, batazi ko binahishe muri Bibiliya. Ibyo ntibibuza kuba ari ukuri. Dore zimwe mu mpamvu muri iyi minsi, zimwe mu mpamvu zirimo gutuma abantu batazi ibirimo kubaho, cyane cyane mu ijuru.
ariko uti abantu batazi birimo kubera mu ijuru. Niki se Uwiteka atatubwira? Niki se Uwiteka ataduhishurira? Niki se Uwiteka atagaragaje mu ijambo rye? Niki se umuntu amubaza akanga kumubwira? Yaremye umunwa ivuga kuturusha, yaremye amatwi yumva kurusha ya yacu. Niki? Bibiliya ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. Impamvu nta yindi nuko mutazi yo mujya imbere ubwoko bwayo, nuko mutazi abayijya imbere uko bagomba kuyisaba, nuko mutazi icyerekezo cy'ibitekerezo byiza biboneye aho bigomba kurasa ku ntego. Iyo ari gahunda yose ijyanye no gusobanukirwa no kumenya uburyo bwo gusanga Imana kugira ngo ikibazo umuntu afite gikemuke. Iyo ari gahunda igamijwe kugira ngo abantu bamenyeshwe ibyo gukira, bigishwe iby'uko abantu bakwiye, nta mpamvu niyo Uwiteka atungura ubwenge kuri icyo kintu. Imana iravuga, ivugana n'abayo, ifite uko ibatuma, ifite uko ibabwira, kandi ifite uko ibitaho. Zimwe mu mpamvu rero zituma abantu batazi birimo kubaho ubu ngubu, reka mbabwire, mwavukiye ahantu habi. Mwavukiye ahantu habi. Abantu bavukiye ahantu habi bagendera ku byo basanze. Benshi babijyamo batanabizi. Reka mbabwire, kujya mu bintu utabizi bidahuje na buke na busa n'ibyo Bibiliya yigisha, cyangwa se bidahuye no kuri kw'ijambo ry'Imana, ngiryo ishyano abantu bagushije. Ngiryo ishyano abantu bagushije. Icyitonderwa rero, idini cyangwa se itorero, babwire, idini cyangwa se itorero urivukiyemo ukarivukiramo rwose n'uburenganzira bwawe, ugasanga ryarashyizeho gahunda yaryo, ibitabo byaryo, ugasanga umuntu ubwenge urisanzemo kubera kwiga ibyo bintu no kubibamo, ibyashyizweho n'amadini cyangwa se n'amatorero, bakagendera kuri uwo murongo wa kanuni za kanisa cyangwa se wa gahunda z'itorero, kenshi na kenshi ziterekeza abantu cyane ku Mana, ahubwo zibatoza kuba abakozi b'amatorero cyane kuruta gukorera Imana no kuba mu by'Imana. Ibyo byishe ubwenge bw'abantu benshi, nongereho ngo benshi cyane. Iyo rero umuntu agerageje gukosora abantu nk'abo ngabo bamaze gupfira mu cyo aho bitwa ngo barasengera, umuntu arakubwira ngo iri niryo dini data na mama bavukiyemo, nanjye niryo navukiye mu nyumvira, ni mu nyumvire, ngo kuva kera ngo nize gutya uko yigishijwe nyine, ngo none se ngo abantu bangana batya babasha kurimbuka koko? Ibyo bintu birashoboka? Niko ijuru mwe muraryita iki? Niba muraryita iki? Ku buryo mwumva abantu batazi icyo gukora, batazi ibirigenga, batazi amabwiriza y'abazarijyamo uko ameze, batanigeze yewe banahinduka, guhinduka kwemewe n'iryo juru ku bazajyayo. Barageza abantu bakagira morale ngo bazajyayo. Ariko ubundi ubwo ntimwigishijwe ijuru nabi. Ubwo nimwigishijwe ijuru nabi n'abazarijyamo uko bagomba kuba bameze, mugafatirana mugacengezwamo ibintu n'amadini. Uyu munsi mukaba mutazi rya jambo na utazi yuko, utazi nako kajambo nimo gusurinya. Reka mbabwire, nta mpamvu zo kwihenda ngo mu idini ngo wacu ngo banyigishije gutya, ngo nose ngo ko nakoze ngo twebwe batwigisha uku, ngo iri dini ngo niryo data na mama baramaze, barivukiyemo, barikuriramo, baba abakozi baryo, barimereramo imvi, bapfuye rirabashingura, bazabyuka mu zuko wa kabiri bajya kurimbuka. Kubera iki? Kuko bizi bibica ubwenge, batamenye uko bakwiye kugenda imbere y'Imana, uko bakwiye kwitwara nayo. Uwo murage mubi barawugusigira. None kuri uyu munsi urakangisha ngo ibyo urimo ngo umazemo igihe, ngo buriya ngo kuko ngo bimazemo igihe, ngo niba ari amafuti se bizahinduka ukuri? Ibyo ntibibaho. Iryo ni ijuru ndimo kuvuga ubwaryo n'abazarijyamo. Paulo yavuze ati iwacu sinaha. Imana ishimwe nyine.
iwacu sinaha ubwoko bw'Imana. Abashaka kuzajya mu ijuru iwabo sinaha, iwabo ni mu ijuru, niho bategereje umukiza wabo ko azava. Ni iwabo w'abakijijwe, ni iwabo w'abacunguwe, ni iwabo w'ubwoko bw'Imana. Amabwiriza rero agenga iryo juru, amabwiriza agenga ubwo bwoko bw'Imana, amabwiriza agenga aho hantu hazababwamo n'abakiranutsi n'intore, afite uburyo ateye. Abayagendamo bafite uburyo bagomba guhinduka, bafite uburyo bagomba kumera. Ntabwo ari abantu bose mubona bahurura ku isabato, bagahurura ku cyumweru, bagahurura ku ijuma ngo bose bazakuyu uwo mwanda wose ngo Imana izawujyanamo. Oya, oya, ntabwo ari abo bose. Dore uko Bibiliya yigisha, dore uko Bibiliya yerekana. Ishaka yuko abazajya kujya mu ijuru, cyangwa se abazajya kuba mu ijuru, cyangwa se abazimuka bava muri iyi si bajya mu ijuru, bagomba kuba ari abantu bahindutse ukundi. Amatorero, Bibiliya irimo kutubwira ngo nyamuneka nimwumve iby'Umwuka abwira amatorero. Amatorero anyumve neza, muharanire kwigisha ibyo guhinduka kw'abantu kandi bahereye imbere. Ibyo mubigisha bya gahunda z'amatorero yanyu, buretse mujye mubahagarara imbere, bazababoha, bazabica, bazabamenagura. Ubwo bazabona ibyabo bibarangiranye bitewe nuko matabigishije uburyo bwo guhinduka, babitakane. Ikimbabaza n'amagambo Satani azabwira abantu bagiye kurimbuka. Azababaza abantu, bazabura icyo basubiza. Mu gihe cyo kurimbuka bategereje kugira ngo bajuguwe mu nyanja y'umuriro n'amazuka, abantu bazataka batake Satani, babaze ngo niko ntabwo mwari munzi, ntimwigishijwe ibyanjye, ntimwabaga mu matorero, ntimwari mufite za Bibiliya? Ati twari tuzifite. Zababwiraga ko hari ikiza Satani ngira? Ati ntacyo. None mwankurikiraga mwanga gukurikira umukiza, mwari muzi ko hari aho nzabajyana. Mwirunduriraga mu bibi, mwavuniraga ibiti mu matwi, mufunga amatwi yanyu ngo mutumve icyo Bibiliya ivuga, mutekereza ko giye Satani hari icyo nzabamarira usibye kubarimbura. Nimwemere mupfe, nimwebwe mwizizi. Ngaha ho buri muntu wese akagombye gutekereza, uhagarara imbere y'abantu akabigisha ibitajyanye no guhinduka. Kimwe mu bintu bijya bimbabaza ni njya ahantu henshi mu matorero menshi atandukanye, aho ngiye uyu munsi niho bari hongejo, aho ngejo bundi niho bari honge ikindi gihe, nkagenda nkiyicarira ngakurikirana gahunda zirimo kuhabera. Aho ngera ijambo ry'Imana ngasanga bari haye iminota 15 baheze mu kubyina no kudiha, ivumbi rigatumuka, ibyuya bikabarenga, abantu ukabona batashye bishimye. Narangiza nkibaza nti wa Mana we ushobora byose, aba bantu bazamenya icyo ukeneye kuri twebwe ryari? Ahandi ugasanga barahinduranya gahunda nziza zirakomeje, zigejeje saa 6, saa 7, saa 8. Ushatsemo icyigisho kigenda kigakora ku mutima w'umuntu, kikamubuza amahoro, umuntu agafata umwanzuro mwiza wo kumva shituwe mu mutima no gusanga Imana, ukakibura. Banyamatorero, banyamadini, mugushije ishyano, mugushije ishyano. Yavuze ngo mugushije ishyano, aya magambo yavuzwe mu byahishuro Yohana. Ijuru ribivuga ribwira abaturage bavuga bari ku isi ngo mwaho wasi bugushije ishyano. Bisobanura iki? Bantu musanzwe n'ishyano, ishyano ari we Satani muramwakiriye, akaga karabonetse. Kimwe mu bintu abamarika bajya bibaza bakanabaza na Yesu ni iki? Bajya babwira Yesu bati, ese Yesu bundi bari abantu twitegereza bari ku isi tukabona umugabane munini ni wa Satani, ibitekerezo byabo tukabona ni ubitegeka, amateraniro menshi ni uyayobora, ibiterane baba bibwira ngo nuguguhimbaza, barimo kuramya Satani batabizi. Buriya hari uzabasha kurokoka mu isi? Yesu arabasubiza neza, arabibabwira, mfite mu bwoko bwanjye bwemeye guca bugufi, ijambo ryanjye bari hagaciro. Yesu yaravuze muri Yohana ngo amagambo mbabwira niyo mwuka kandi nibwo bugingo. Iri jambo mwirengagiza mwabantu mwe,
uku gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa no gukirana, kudaheshwa n'ibyahanuwe, kudaheshwa n'amategeko, kudaheshwa n'imirimo dukoze, kudaheshwa ahubwo guheshwa no kwizera kubwo kuramya Imana no kuyegera umwuka wayo agahindura ahereye imbere. Uku gukiranuka Imana itwereka kaduhishura muri Bibiliya. Abantu mukamukomeje kukwirengagiza, mukibera mu buhanya n'ubugoryi mwigishijwe mu madini yanyu. Umuntu ukamugezaho icyo kuri ngo reka dajya nigishijwe gutya. Buretse mube muretse muzaba mwirebera. Uzi ko njyanganira n'abantu, umuntu ukagerageza kumwereka by'ukuri, maze ariko hari ikintu kibabaje. Ndi umwadeperi nuzuzwa umwuka, nshima Imana ibi nibi, ugategereza ko avuga ngo ndashima Imana yanyeretse ibyaha byanjye, maze kunyereka ibyaha byanjye ndakubitika mbura aho nkwirwa, mbura amahoro, umutima wanjye wuzura agahinda kenda kuturitsa, ndayamanika nsaba Imana imbabara ibyaha nakoze, hari kuri iyi tariki niyi ndayibuka, Uwiteka ngirira neza, sinzibagirwa icyo gitangazo Uwiteka yakoze. Uravuga ngo imodoka yacuritse abantu ngo uvamo, ubundi si yupfa, n'ubundi wari umunyabyaha, n'abagiye suko bakurutaga, suko wabarutaga, niyo ugenda n'ubundi nta cyari gipfuye. Ndashima Imana imodoka yaraguye ndasigara, ukagira ngo abapfuye bo bari abanyabyaha. Wakagombye mbere y'ibindi byose gushima Imana. Sinkubujije kubivuga, bivuge, ariko ubuvuze ubushimye Imana igice byo mwita ubuhamya sibwo. Nimutanga ubuhamya bw'ukuntu Imana irimo kugenda ikora ibitangaza mu mitima yanyu, uburyo irimo kugenda icocagura ibigeso bibi byabokamye, ivanamo imitekerereze ipfuye, ivanamo amarari yerekeza hirya no hino. Imana igenda ihindura ng'iki cyo Uwiteka ashaka. Umwadeperi nuzuzwa umwuka, ndashima Imana, sinasengaga ubu ndasenga. Uramaze umudventiste munsi wa karindwi, nkomeza amategeko, nubahiriza ibi nibi. Ururiye umwadeperi se ugira ngo umudventiste munsi wa karindwi we ntirukuriye? Utazi ibyo guhinduka. Uzi kubaza umuntu ngo umunyabyaha yanataka babirirwa ibyaha byate, ukabona ararindagiye. Bene izo ndindagire zose rero mbibabwira, bene izo ndindagire zose niziramuka zidaciye bugufi kugira ngo zisabe Uwiteka agira icyo akora ubugingo bwabo, bahinduke, gukangisha ngo umwadeperi ngo umudventiste munsi wa karindwi, ibyo ntibizakurenza na santimetero imwe uva hasi ngo urazamuka ujya mu bwami bwo mw'Ijuru. Ntibishoboka, ntibibaho. Ndi umugaturika, soma rozari, niyambaza abatagatifu, mbisubiramo inshuro nyinshi, nta kintu nakora. Kababwire, nushaka uzayasubiremo ayo mibukira inshuro 500. Wagira ngo iyo ubwira yaremye ugutwi we ntibasha kukumva. Ubundi sugira ngo kuvuga amagambo menshi nibyo bituma Uwiteka kumvira. Mwashize abantu mu bihano, mwarabarindagije, baririrwa mu bintu bidahuje no kuri kw'ijambo ry'Imana, ngo ishapuru uzayivuga inshuro 15. Umva icyo gihano ubwacyo cyonyine. Niba ari Imana ubwira se nuyisoma rimwe ntabwo iri bwumve. Uratekereza ko iri buze kugira kukumva ari uko wayisoma inshuro 15? Uhuye n'uyu mwadeperi, uhuye n'uyu mudventiste w'umunsi wa karindwi, bazi ngo ibyo babamo batarahindutse imbere bizabakiza. Ndi umuhamya wa Yehova, njyanganira nabo. Ubundi urahamya iki? Urahamya iki ko byakuyobeye? Urabwira abantu ngo turya tunywe, ngo igihe kimwe tuzabyuka dusanga ngo iyi si yabaye paradizo. Ariko nakumira, muzi ko hari ibintu bijya binyobera. Barakubesha ngo iyi nzu yawe utuyemo na akaruri, nta nubwo isiza sima, ngo umunsi umwe uzabyuka ngo usange yahindutse, ngo inzu iriho zahabu, ngo inzu ngo y'igitangaza, ngo abantu bose bayite kuko so yarabirimo na mama wawe abirimo, maze nawe barangije barabigusigira, ubyakira uko. Ndi muri Zion Temple, ndi muri Restoration Church, ndi wo muri Beteli, nsengera muri Nazareti, ndi muri Nayoti, ndi muri Eglise Vivante, ndi muri Baptiste, ndi muri Baptiste du 7e jour. Icyo urimo cyose mbibiri banga, niba hatabonetse guhinduka, murarushwa n'ubusa. Se mwebwe, sa madini yanyu, muzarundumukira hamwe, muzapfira hamwe, pe aka kajagari
uwakavanaho uwakarimburana n'imizi kararambiranye. Abantu benshi barashaka Imana, nicyo kimbabaza, barashaka Imana, bajya mu madini bashaka Imana, ariko bagiye kuyarimbukiramo bazize gahunda bashyizwemo, aho gushyirwa muri Bibiliya ngo abantu baba abayoboke ba Bibiliya n'Imana y'ubwayo yayandikishije. Murumva iby'ayo magambo? Abantu bagizwe cyane abayoboke b'amadini kuruta kuba abayoboke ba Bibiliya ngo bayicengeremo bayinjiremo, ku buryo kugeza kuri uyu munota abantu turiho muri iki gihe Yesu atubwira, adutunga urutoki atubwira, muri mu buhanya, muri mu ngorane, muri mu bibazo, ariko ntimubizi. Icyo tugizira murakizi? Rwose nimwumve icyo umwuka abwira amatorero. Nimwumve icyo umwuka abwira amatorero. Urakinishira ijambo ngo kuba abantu bari mu buhanya batabizi, utazi. Kuba mu ngorane utazi kuzirimo. Kareo mbibiri bawe. Umuhango kuba muwumazemo imyaka 20, 100, 1000 udahuje n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, udahuje n'icyo Bibiliya yigisha, yewe ntibizawuhindura ukuri. Oya, ntabwo bizawuhindura ukuri, ntabwo bizawuhindura ukuri. Iri jambo muryiteho bakristo bavandimwe, wa mugani wa padiri umurongo wa 17, kuko uvuga uti ndi umukire ndatunze kandi ndatunganiwe ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa. Iri jambo utazi, kuba mu ngorane, kuba mu kaga, kuba mu buhanya, kuba mu kaga karengeje uko umuntu yatekereza, utazi kukarimo. Tugaruke ku byavuzwe, tugaruke ku byigisho byavuzwe byabanjirije ibingibi. Umwe muri bagenzi banjye yarababwiye ko nitutitondera amagambo yose ava mu kanwa kacu tuzayabazwa. Mu cyigisho giheruka mu cyumweru cyashize, ubugugu tugira bwo kutirekura ngo dutange imitima yacu, ko ntacyo umuntu yazireguza imbere y'Imana, uwo mutima nawe utange maze ibindi nabyo byuririreho. Babwire rero dusubiye kuri iyi ngingo ya mbere, ko ibyo tuvuga turebye nabi bizadukoraho. Kuvuga ibyo wiboneye muntu wanjye, ukavuga amagambo apfuye nshuti yanjye urimo kunyumva, ukaba mu biganiro uvuga ibyo ushengera abantu, ukiyagusohora mu kanwa kawe ibyo uvuze utatekerejeho neza, ukavuga ibyo ubuke rimwe na rimwe kubera kudashishoza no kutitonda, ukavuga amagambo asebya cyangwa se atesha agaciro. Nkubwire muntu wisanga muri iki gika, wowe nyirabyo uragowe, kuko icyo kintu ijuru ririmo kucyitaho. Ufite ingorane, ufite akaga, uzaryozwa ikintu gikomeye cyane. Agaciro k'ijambo. Nebukadinezari ngo ngiyi Babuloni yanjye niyubakiye, ubwiza bw'amahanga yose, amahanga yose akwiye kubyubaha akabyubahiriza, kandi akamenya ko jye Nebukadinezari arakomeza arishongora. Igihano cye cyabaye imyaka 7, arisha nk'inyamaswa, umubiri we warabaye nk'uw'ingona, inzara zarabaye nk'iz'ikizu, ameze n'abasa n'aburusatsi rwarashokomonutse rupima rureshya hafi na metero. Bitewe n'iki? N'amagambo yamuturutsemo yababaje Imana. Kubera iki? Imana yakoze ibishoboka byose, inyura mu bagaragu bayirigisha, irasobanura, ikora ibitangaza. Babuloni ibona ibintu isi yose itigeze ibona. Yesu arahasura, agaragara no mu itanura ryaka umuriro. Arangije uwavuze ati iyi Imana izubaho, iyi Imana ntizasuzugurwe, n'uzayisuzugura bazamwice, kuko Imana ari inyembabazi, abari ubu wa mbere mu kuyisuzugura. Abari ubu wa mbere awari mu butegetsi bw'i Babuloni, mu butegetsi bwa Medi n'Abaperesi byagenze bite? Njya mbabazwa cyane n'amagambo Kuro yavuze.
umuntu yageze ku butegetsi muzasome rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma musome muri Ezekiyeli igice cya mbere ku murongo wa mbere kugeza kwa 5 yerekana ngo abantu bo mu bwoko bw'Imana ntihagire ubakoraho nibagende bubakira Uwiteka urusengero wagira ngo yarakijijwe wagira ngo yaramenye Imana wagira ngo yarasobanukirwe n'ubu yarasobanukiwe mu minsi mike ako kanwa kavagamo ngo abantu bagende basanga Imana yabo bagende bayisure kuko bumvaga ngo Yerusalemu bayiramye bayigaragire bayubahirize bayubakira urusengero basubizaho gahunda zayo haravuga ngo jewe ndashima Imana zibigirwa Mana ngo ubutegetsi bwanjye bugera mu isi yose ngo amahanga yose ajya nyubaha ngo kandi asabira Imana zibigirwa Mana je n'umuhungu wanjye Kambizi tubeho mu mahoro nyumvira ntabwo yateye igeri kabiri ntabwo yigeze atera igeri kabiri amagambo hari gihe mudaha agaciro Bibiliya tubwira ngo amagambo ararema kandi natwe twaremwe kubw'ijambo ibyaremwe Imana ivuze ngo ni habeho jya utinya ijambo rero jya utinya ijambo umuntu avuga ijambo umuntu asohora mu kanwa ke akarivuga atitaye ku mpamvu nziza cyangwa se mbireka tunabivuge gutyo akavuga imusohotsemo bikaba atari byiza akavuga iby'amagambo apfuye ibyo gushyeshyenga ibyo kuvuga ibyo utatekerejeho neza ukavuga ibyo uhubukiye amagambo asebanya amagambo atesha agaciro bene ayo magambo yose asohoka mu kanwa k'umuntu ayo ijuru rimo kuyitaho mu buryo budasanzwe kuro avuga amagambo mabi bimuviramo ubukotsi bwo gupfa arapfa Alexandre mukuru se we yavuze iki arangije urugamba ngo yaba Imana yari iri hafi nkarwana nayo ngo yaba yari iri hafi akarwana nayo ngo generale wahangana n'Imana namwe munyumvire umurenga umunsi waguteye nawe ukumva ko hari icyo uricyo ukifuza guhangana n'Imana cyangwa se nabayo uzaba ureba nawe uko bikugendekera Alexandre ntiyapfuye nk'imbwa se sinabibabwiye generale muzima umaze kurwana akigarura isi yose apfa nk'imbwa arwara malaria y'igikatu imukoraho arapfa abuza n'abasirikare ngo ugiye nzapfa muzapfundura isaduka muzayipfumure agoshe muyipfumura droite ibiganza byanjye mubishyire hejuru kugira ngo isi yose ibone isomo ko mgiye mu nda y'isi nta kintu njyanye wari arimo yirata ngo yahangana n'Imana akanwa k'umuntu nakitondere kavemo amagambo y'ingenzi akwiriye kuvugwa koko ikindi rero ndashaka kubwira abahanga bo gusetsa n'abanyamashyengo nimubona abantu barimo gusetsa abantu barigize abahanga bo gusetsa ngo bateramiye abantu bakwenkwenuye basetse abanyamashyengo mujye muhita mwerura muvuge ku mugaragaro ngo dore abantu barimo kutwereka yuko Yesu Kristo ataba muri bo kiriya ni ikimenyetso simusiga cyerekana ngo abantu babarimo gutanga ubuhamya bw'uko Yesu ataba muri bo mwabyumvise se erega njya mu biterane byinshi cyane ukumva umupasitori cyangwa se ni umuyobozi wa kanisa cyangwa se ni umukuru w'itorero cyangwa se n'iki aho kwigisha Bibiliya ngo yerekane ishyano n'akaga abantu barimo kugira ngo bagarukire Imana ari mu bitekerezo by'ukuntu imbwa yakinnye n'imbeba imbwa ikina n'imbeba ngo nuko imbwa irayibwira gutya ngo imbeba nayo yibwira uko ngo abantu bagaseka ugabona urusengero rwose rwakwenkwenuye ibyo bijya bikwereka ngo dore uriya muntu uhagaze imbere y'abantu nibihohote ni zeru mu by'umwuka ntacyo afite cyo kubwira abantu ari mu bitekerezo kuko nawe agaragara biriya nibyo biba biri mu gahanga ke aha kagombye kuba inyuguti handitse amagambo y'ibyanditswe byera nta kintu kirimo abahanga bo gusetsa rero abavuga ibyo batatekereje neza abantu b'abanyamashyengo aba bantu batuzanira ibitekerezo atari byo dukeneye agakiza k'imitima yacu ngo batwereke Imana batwereke gukomera kwayo batwereke ibyaha batwereke ko dukwiye kwikiranura iki gihe turabahaze murumva niba urimo turaguhaze ariko mubibabwire mutinyuke mubabwire ko muhaze ibyigisho nk'ibyo ngibyo mubabwire ko muhaze abanyamashyengo babaza imbere batabereka akaga murimo ariko se nta mugayo none se niba umuntu akwigisha atyo wowe uzavamo iki
uzavamo iki n'iki uzavamo. Twongeye kwinjira mu cyaha cy'ubugugu. Icyaha cy'ubugugu. Kamabwira igihe cyiza cyo kwitanga ni iki? Matayo, muri Matayo igice cya 6, mubanze mushaka ubwami bw'Imana gukiranuka kwayo niho ibindi muzabyongerwa. Kambabwira, ubushize narababwiye, ubushize twaraganiriye, iki si igihe cyo kwirirwa gukora sensibilisation kugira ngo wibonere amafaranga wenda mvuza amaturo mwahita mwumva ngo amafaranga ngo mukungahaza amatorero, mukungahaza amadini, mutitaye ku gakiza k'imitima y'abayazana. Biratangaje umuntu uhagarara imbere y'abantu agasobanura kuva ku nyuguti ya mbere kugeza ku ya nyuma, abigisha uko bakwiye gutanga amafaranga, ataberekeza kuri Yesu Umukiza w'ababambiwe. Ariko reka nguha akantu gato, batoze Yesu uzarebe ngo amafaranga arizana pe. Batoze Yesu urebe ngo amafaranga arizana, urata umwanya, uravunika rwose. Uribwira ngo kubabwira ngo nibayazane ngo nibyo bizatuma erega rimwe na rimwe bakanababeshya. Kubwo watanze menshi bati buriya nuko ari umuntu w'Imana. Barakubeshye, baranagushuka. Ibyo bakubwira ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Abantu nibigishwe guhinduka guhereye imbere, maze urebe ngo barizana n'ibyabo byose pe. Ahubwo abongira inama abayobozi b'amatorero, abayobozi b'amadini, abayobozi b'amakanisa, mushaka abantu bazi neza kwigisha iby'Imana, bazi neza gusobanura uko umuntu yiyunga n'Imana, bazi neza kwerekana guhinduka kw'imbere. Ntimwihagarareho ngo nuko muri abayobozi, mubaha ijambo maze babigishirize, mujye mwareba uburyo amatorero yanyakungahara. Batigeze bakomoza ku mafaranga. Kubera iki? Kubera ko bazabashyize Yesu imbere. Abihaye rero kwigisha imirimo, abihaye kwigisha imirimo batabanje Yesu, ibyo birabareba. Murimo kurushizaho guhadika abantu mu kutamenya. Yesu uyu munsi aravuga ngo ko abantu bafite ikibazo ariko bakaba batabizi. Rya jambo utazi niryo turimo, n'umutwe w'ikigisho cyacu ni utazi. Mwumve neza, utazi. Reka wenda duse naho iryo jambo tuba twimuke ku kandi kagingo. Buriya si icyaha cy'ubugugu gusa, nta nubwo ari n'icyaha cyo gusohora ibintu wiboneye byose bikava mu kanwa kawe utabitekerejeho. Yemwe n'ibintu bibera mu bwigobeko bw'imitima yacu ijuru ribisuzumana ubwitonzi. Tega amatwi mwumve, munkurikire. Ndabwira abantu bafite amoko muri bo, icyo wiyumvamo icyo uri cyo cyose. Simbizi njya numva abantu babyirata mu bihugu duhana imbibe, babyiyemera. Icyo uri cyo cyose, uri umuhutu, uri umututsi, uri umutwe, icyo uri cyo cyose ukanakiyumvamo, uri ikizira imbere y'Imana. Ntushobora kubana n'Imana. Nkwerurire nkubwire, uri ikizira imbere y'Imana. Ntushobora kubana n'Imana. Abanyamacakubiri babyumve neza. Abantu bafite ibyo bagendana mu mitima yabo akaba ari abanyamacakubiri, babifite muri bo, bakaba bagendana icyaha cy'ubwigomeke, kwigomeka. Abafite ibyaha by'ubuhehesi byarabuzuye, bibiri mbari mu mitima, ariko abantu tubabona, tubitegereza, tukabona n'abantu bazima kubw'amakaravati meza, imishanana myiza, amakositime meza, amakanzu meza bambaye, barengeje kuri ibi byaha. Ibi bintu bihishe mu mitima y'abantu. Urwangano, kuba ubasha kugirira neza umuntu hari ibyo uhishe, hari ibyo umukinga, urimo gukinga uwo bikorera.
uburyarya n'uburiganya bwuzuye mu mitima y'abantu, kwishushanya abantu bigaragaza bagaragaza isura badafite, gufata amakanzu n'amakoti bakabirenzaho bakabishyira aho ngaho bakabyambara, abakubona bose bakabakubona utembera ujya mu itorero winjiramo uririmba ubwiriza ari we amoko arimo amacakubiri, ubwigomeka, ubuhesi, urwangano rugeretse, ibibi byose bikaba biri mu mutima wawe. Uyu munsi uragirwa inama, uyu munsi inshuti uragirwa inama, ngo uragaragara neza imbere y'abantu, uri inyangamugayo imbere y'abantu, yemwe rimwe na rimwe banagutoreye uwo mwanya kubera ubunyangamugayo bakubonaho, ariko imbere y'Imana uri ikizira, imbere y'Imana uri ikizira. Uzi Herode ukuntu yigize mwiza, uzi Herode ukuntu yahagara, muzasoma ibyakozwe n'intumwa, ahagara imbere y'abantu aravuga mu magambo meza cyane, abantu bose bakoma amashyi, yewe wagira ngo ni Imana ivuza aya magambo. Bakomeza kumwitegereza, aranezerwa, abantu bakoma mu mashyi barishima. Marayika ava mu ijuru, iyo nkora amahano ayasa urushyi rumwe, wababonaga ari umugabo bagiye kubona babona inyo zirimo kujejeta. Kubera iki? Harimo kugaragara neza, harigira mwiza imbere y'abantu, ahisha ubugome, ahisha uburyarya, ahisha ubugambanyi, ahisha ubwicanyi muri we. Ndabwira imitima y'abanyumva, ndabwira ubwenge bw'abanyumva, nkabwira ibitekerezo by'abanyumva ngo ibyo uhisha, ibyo ubana nabyo, ibyo bintu uhisha muri ubwo bwonko bwawe, muri ibyo bitekerezo byawe, muri uwo mutima wawe, urabihisha abantu, ariko Imana irabizi. Wikomeza guharanira kujya guterana, kuyobora, udasaba Imana ngo iguhindure ihereye imbere. Impamvu ndimo kuvuga iby'aya magambo ni iyihe? Nuko abantu bari mu buhanya batabuzi. Ikindi, ibintu bihishe mu mitima y'abantu niyo ngingo tugezeho, isuzumanwa ubwitonzi mw'Ijuru. Ijuru ikaba arimo gukurikirana uhereye akana kariko kose gakorwa, impamvu yako kuki gakozwe. Uko rero twakwigira beza turi babi, uko twagerageza kujijisha kandi dufite ibibazo, ibyo ntabwo bizabuza ko ibyacu bikurikirana. Muranyumva neza? Ntabwo bizabuza ko ibyacu bikurikirana. Abajijisha rero, abajijisha bagakora nk'abajijishaga intumwa kera, mbere y'uko tuvuga amahirwe abantu baba barakoresheje nabi cyangwa baba baracunze nabi, ibikorwa twirirwa dukora, ingaruka bigira, cyangwa se isura bitanga, cyangwa se icyigisho biha abandi. Ibyavuzwe mbere byakumariye iki? Ibyavuzwe mbere byakumariye iki? Urimo kumva icyigisho muri aka kanya, ibyavuzwe mbere, ibyigishijwe mbere, niki byakumariye? Turi mu byahishuriwe igice cya 3 ku murongo wa 14 kugeza kuri 22, aha tubwira iby'itorero rya Laodikiya. Mu yandi magambo, Laodikiya twababwiye iby'uwo mujyi, twababwiye abaturage baho ukuntu babagaho, twababwiye ubukristo bugezeho ukuntu byari bimeze, twababwiye noneho impamvu Imana yafasha abantu bo muri iki gihe cyacu giheruka, gisoza andi mateka yose yigeze kubaho, impamvu Imana yagereranije ubukristo buriho muri iki gihe na Laodikiya. Kuki bwiswe bw'abanyelaodikiya? Kuki bwiswe ubukristo bw'impezamajyo, ubukristo budasobanutse, ubukristo bubabaje, ubukristo buteye agahinda, ubukristo bujijisha, ubukristo umuntu areba akagira ngo ni ubukristo yanariza neza, akora analize agasanga ahubwo ni ubupagani bweruye butagira akantu namba k'ubukristo. Kuki ubwo bukristo twabuvuzeho inshuro nyinshi kandi twabutinzeho? Ni ukugira ngo buri muntu wese abyumve, abisobanukirwe, amenye ko turiho mu gihe kibi cyane, ubukristo bwataye isura, tutazi ibyo turimo natwe. Ariko icyo nshimira Imana, ntabapfira gushira. Imana buri gihe ihora igira igice gito cy'abarokotse, cy'abasigaye, nk'uko muri Yesaya birimo, nk'uko muri Ezekiyeli birimo, nk'uko mu byahishuriwe birimo. Bitonda kandi bakitondera icyo ijambo ry'Imana rivuga.
bakagenda nk'uko ubushake bw'Imana buri. Abo barahirwa kuko bagendana na Yesu iteka, bakamenya icyo ashaka n'icyo yifuza. Ureke indindagire z'abanyelaodikiya zitazi kera n'icyanduye, zitazi igipfa n'igikira, zitazi aho ziva n'aho zijya, zitazi aho zigeze n'icyo zirangamiye. Kubw'ibyo kuzarokoka k'umunyelaodikiya, ubwo ndavuga buri muntu usenga uriho muri iki gihe Yesu yenda kuza, kuzarokoka kwe ni ikibazo gikomeye. Kereka bari n'ubwenge, kandi ishingiro ry'ubwenge twararivuze mu migani ndetse no muri Yobu. Itangiro ryabyo twarabibonye, ni ukubaha Uwiteka, nta kindi. Dusubiye inyuma gato, twababwiye ibya Efeso. Torero ryakurikiranye na Simuruna, rikurikirana na Perugamo, Perugamo ikurikirana na Tuatira, Tuatira ikurikirana na Sarudo, Sarudo ikurikirana na Philadelphia. Ubu tukaba twari kuri Laodikiya, dusa naho tugiye gusoza uyu munsi tugakomereza aho twari tugereje. Aha twababwiye ibika bitandukanye, ibyo bikabigiye bitandukanye mu myaka. Ni naryo torero rya Yesu mu binyejana byabanje kugeza kuri uyu munota twicayemo, kugeza muri uyu mwanya. Wowe uteze amatwi radio ubuntu butangaje, urimo kumva iki jambo ry'Imana rivuga. Ibyo twarabibabwiye, turabibasobanurira byinshi. Muri buri gika cyose twagiye tubabwira icyagiye kiranga buri gika. Ikinyejana cya mbere guhera muri 31 kugeza mu ijana, twababwiye ubukirisitu bwaranze abantu b'icyo gihe. Habayeho isoza rya gahunda yari imenyerewe mu iyobokamana, kandi iryo yobokamana ryari rihari muri icyo gihe, ryari rimaze imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Ni ukuvuga rero ngo muri icyo kinyejana cya mbere, muri 31 uwo mwaka ugeze hagati, nibwo noneho ibyo byari bimenyerewe, iyo gahunda yari imenyerewe, yari imaze imyaka ibihumbi n'ibihumbi, yageze ku iherezo. Gahunda y'ubuturo bwera ubwabwo yari irangiye, yari ihagaze. Gutamba ibitambo byarangiranye n'umwaka 31, ubwo Yesu ku musaraba yaramaze kwitamba. Dore ko ibyanditswe byera, Yohana igice cya mbere uhereye ku murongo wa 29 herekana ko Yesu ari wo mwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi, kandi ko ari we wenyine uwo turimo kuvuga, uwo ari we yari yaje, ari we mwana w'intama wagombaga gutambwa kugira ngo asohoze ibyari byarahanuwe, ibyari bitegerejwe, ibyari byaravuzwe muri Zaburi, ibyari byaravuzwe mu n'abahanuzi, byose byamwerekezagaho nk'uzaza agapfira ibyaha by'abari mu isi. Nguko uko rero igitambo nyirizina cya Yesu cyari gitegerejwe, cyahise gifunga neza izo gahunda, gishyiraho iherezo rya gahunda za mbere abantu banyuragamo basanga Imana. Ikindi kintu cyabayeho, amaturo y'ifu, amaturo y'amavuta ya elayo, umubavu byaherekezaga icyo gitambo cyashushanyaga Yesu, nabyo byarangiriye aho. Ni nabwo Danieli igice cya 9 yari maze kugera ku musozo, yari ishoje, cyangwa se ubuhanuzi bwari busohoye ngo azabuzanya ibitambo n'amaturo. Gahunda y'ibitambo yari ihagaze, amaturo yabiherekezaga yinjiranaga n'igitambo buturo bwera yari ihagaze. Ubwo Danieli igice cya 9 uhereye ku murongo wa 20 ibirasohoye, Yesu ababaye igitambo gikomeye cyane gikuraho ibyaha, abasimbuye gahunda yari imaze imyaka n'imyaniko ibihumbi n'ibihumbi yakorwaga ikorerwa i Yerusalemu mu buturo bwera, iyaherekezwaga no gutamba igitambo. Ndifuza ko abantu bateze amatwi bakurikira bitonze cyane iby'iki cyigisho. Ubwo turi ku bukirisitu bwo mu kinyejana cya mbere. Noneho rero icyabayeho umuntu agomba kwitaho nuko umwenda ukingiriza hera na hera cyane watabutsemo kabiri. Matayo igice cya 27 umurongo guhera ku murongo wa 51 ni ibyerekana ngo kuva umwenda ukingiriza hera na hera cyane umaze gutabukamo kabiri, nta mutambyi wari ugikenewe, nta muhuza
kugeza kuri uyu munota uri hagati y'abantu n'Imana usibye Yesu wenyine. Ibyakozwe mu gice cya 4 umurongo wa 12, kuko ari nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko mu isi no mu ijuru ari nta rindi zina abantu twahawe ryo gukirizwamo usibye iry'uwo nguwo Yesu. Uwo niwe wenyine agakiza kabonerwamo. Nta rindi zina abantu bahawe mu isi no mu ijuru ryo gukirizwamo. Nta wundi muhuza dufite. Uwo Yesu ni umaze byose, ni ushoboye byose, ni ugomba gukora gahunda izo arizo zose abantu bakenera z'ikibazo bafitanye n'Imana kugira ngo kibashe gukemuka, cyo gutera intambwe, cyo kwezwa, buri kintu icyo ari cyo cyose. Nta wundi ukidufashamo ni Yesu. Aha ndatanga niba navuga gasopo, niba navuga kwihaniza, niba navuga kubwira abantu bazi ko Buda hari icyo yabamarira, ko bibeshya rwose pe. Abantu bazi ko migurumiko yagira hageze abantu, dore ko abantu basigaye bagasaba mu izina rya migurumiko, muzamwumve muzamukurikirana bari Bujumbura. Abantu bagasaba ibintu barangiza bakabinyuza mu izina rye. Umuntu upfa, umuntu w'injiji, umuntu ukeneye iby'Imana, barangiza abantu bakamunyuraho ngo hari icyo yabamarira imbere y'Uwiteka. Reka babwire, nutigererayo umwenda waratabutsemo kabiri, nutigererayo ntawe uzagusunika ngo akujyane, ntibishoboka. Ugomba kwigeraho. Ndanabwira abantu numva bibwira ko umuntu yapfuye aguye mu majyaruguru ya Egiputa yaragiye gukora umurimo w'Imana, abwiriza, yigisha, yarajyanye n'izindi ntumwa, nawe yarari mu bategereje umwuka wera. Ubwo ndavuga Mariya. Uyu nguyu abantu bagize umuntu ukomeye cyane ko agira icyo abamarira imbere y'Imana. Muribeshya, mwarayobye, nimuveyo mugarura ibyo bitekerezo byanyu bipfuye. Mariya ntacyo azakumarira utakimariye, nta na kimwe. Buda ntacyo azakumarira, Nikora ntacyo yakumarira, nta n'undi wese wagira icyo akumarira ku bijyanye n'agakiza k'umuntu. Isangire Yesu, nta rindi zina twawe ryo gukirizwamo. Ibindi byose mugenda mutoratora hirya no hino, mugenda mufata hirya no hino, bidahuje no kuri kw'ijambo ry'Imana, sinzi icyo muzabona musobanurira Imana. Sinzi icyo muzabona musobanurira Imana. Abiringira Buda, bakiringira migurumiko, bakiringira Mariya n'abandi, muranyuranya na Bibiliya, muranyuranya n'ijambo ry'Imana. Reka rero mbabwire, kuba ari bw'umurimo wari ugitangira, kubera ko hari gahunda yari ishoje ijyanye n'ibyari bimenyerewe hashize imyaka n'imyaniko, byaragoranye cyane, byanyuze mu matanwa. Iyo nzira ikomeye idasanzwe byasabye ko abayigiyemo bayihamisha. Iyo nzira yaharujwe amaraso. Reka mbibabwire, iyo nzira y'Imana yaharujwe amaraso. Kimwe mu bintu bijya bimbabaza nuko ayo majwi numvise atakigira agaciro, nta n'ukiyitaho. Ingirwa babwiriza bajyaga bigisha, ukumva barasobanura ngo byararangiye, abantu barye banywe, byararangiye, abantu bikorera ibyo bashaka, ngo bazajya mu bwami bwo mu ijuru. Si uwigisha ibyo, si umutega amatwi, si ubikurikiza, abo bose bazapfa rumwe. Inzira yaharujwe amaraso murayoroshya. Bibiliya ubwayo muri Matayo igice cya 6 ngo ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa kandi intwarane zibugishamo imbaraga, abandi bakoroshya. Iby'Imana bikaba mama wararaye. Nigeze mbabwira ngo ijuru ntabwo ari pubere Imana izajyanamo ikoyoramo umwanda wari wo wose. Ijuru izagibwamo n'ubwoko bw'Imana bwahindutse mu mitima, bwamenye neza ko Yesu ari umukiza w'abantu kandi bukamusanga Yesu akagira icyo abakorera. Ikinyuranyo n'icyo ngicyo, ikinyuranyo n'icyo ngicyo. Abantu baribeshya, n'ijuru batekereza barimo kurirota. Mbega kurota ku manywa y'ihangu, mbega kurota igihe kitari cyo kurota. Igihe cyari kigeze kugira ngo abantu basobanukirwe n'uburyo bagomba gusanga Imana, n'uburyo bagomba kuyegera kugira ngo ikemure ibibazo byayo. Nta muntu n'umwe ubigizemo uruhare. None abantu baracyarindagizwa n'amadini. Iki gikatwatangiye cy'ubwacyo kihezwa kuri buri torero ngo nyamuneka. Umuntu wese ufite amatwi yumva niyumva icyo umwuka abwira amatorero, aho nta somo havana. Tuzasubukurira aho ngaho ubutaha kadusenge. Turagushimye Nyagasani Imana yacu, kuko uri Imana idukunda kandi tuba bugufi, utugiriye neza, uratwigishije, duhe gukuramo icy'ingenzi kandi tukwitegure nk'uko bikwiriye, mu izina ryiza rya Yesu.
hari igihe kizagera umwami Yesu agarutse kutujyana iyo mw'Ijuru ati nimuze bana banjye